tuguhaye ikaze mwene data dukurikiranye muri uyu mwanya, tuguhaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Uyu mwanya mwiza turimo ni umwanya usanzwe tubanamo, niba usanzwe dukurikirana kuri channel yacu ya Duhumurizanye TV, usanzwe ukurikirana ijambo ry'Imana ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi rero ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'umuryango kandi ndi kumwe n'abatumirwa, kuko ibumoso bwanjye hari araza kubibwira, uburyo bwanjye hari arabibwira. Muri ubwo buryo rero sindi jyenyine, uhaye ikaze kandi nishimira kubana nawe. Igihe cyose dukurikiye, igihe cyose ufashe umwanya wawe ukemera gufungura video kugira ngo ukurikirane inyigisho cyangwa se ibiganiro byatambutse, ndabizi neza ko ari umugisha. By'umwihariko kuba warakoze subscribe ukajya ubasha kubona inyigisho zacu bitakugoye buri uko dushyizeho inyigisho. By'umwihariko ushobora gufata ibyagufashije ukabisangiza abandi. Ushobora kandi gufata umwanya ukumva ko niba ari cyo wakongera muri comment ukongeraho. Ushobora kandi kwerekana like ukerekana ko wabikoze. By'umwihariko hari akantu kitwa inzogera kabaho, ushobora gukanda kugira ngo ubutumwa buje ujye ubasha kumva iyo nzogera igusonye ikwereka ko ari ubutumwa ushyizweho, ukabasha guhita ubukurikirana. Kubikora mu mugisha kuri twe, kandi nawe kumva ijambo ry'Imana ndabizi ko ari umugisha kuri wowe. Muri ubwo buryo rero uyu munsi ndagira ngo nakire abatumirwa bacu maze batwibwire, hanyuma nze gusoma icyanditswe dusenge kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Ndahera iburyo bwanjye. Imana igumugisha, uribwira abagukurikiranye muri uyu mwanya kuri Duhumurizanye TV, hanyuma tuze gukomeza. Murakoze cyane. Amazina ni Uwineza Fanny, so bwa mbere so bwa kabiri si n'ubwa nyuma. Dukunze kubana mu biganiro, dukunze kubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana kuri iyi channel ya Duhumurizanye TV. Imana ibagire neza, murakoze cyane. Arakoze cyane Fanny, urakoze cyane kwibwira abadukurikiye. Wahindukira ibumoso ukatwibwira abadukurikiye, yewe ndakuzi ariko abandi ntibakuzi. Murakoze cyane. Nitwa Pastor Nyashimiyimana Rachel, ndi umubyeyi nk'uko mubibona, uyu akaba ari umutware wanjye. Yesu aduhane umugisha, ndabakunda cyane. Arakoze cyane, ibyo avuze mwabyumvishije. Imana ibahugisha. Muri ubwo buryo rero murumva ko uyu munsi dufite imbaraga zo gukora umurimo, kuko turi babiri. Bibiri iravuga ngo ababiri baruta umwe. Niyo mpamvu mboneyeho kubwira umuntu uri umwe muri iyi minsi wihangane. Birashoboka ko waba uri wenyine bitewe n'ibibazo wagize, birashoboka ko waba uri wenyine kuko Imana itari yacu iyo nzira mugira uwo mubana, ariko icyifuzo cyanjye mu mutima wanjye ni uko utaba wenyine, kuko ababiri baruta umwe. Ngiyo umwe aguye abyutsa undi, mfite umbyutsa rero nawe afite umubyutsa. Imana iguhe umugisha. Muri ubwo buryo rero munyemerere dusome icyanditswe turi buganirireho. Ufite insanganyamatsiko dushaka kuganiraho ivuga ngo haracyariho ibyiringiro. Ibyiringirwa ni byinshi muri iyi si, ariko turavuga ku byiringiro bishingiye ku ijambo ry'Imana. Turavuga ku byiringiro bishingiye ku kwizera Kristo Yesu. Ibyiringirwa byo twabivugaho. Dawidi yaravuze ngo bamwe biringira amagare n'amafarashi, ariko twebweho twiringiye Uwiteka Imana yacu. Aravuga ngo barunamye baragwa. Abo yavugaga ni bande? Ni abantu biringiye ibindi baragwa, ariko twebwe abiringiye Uwiteka turahagarara turebe. Arangije aravuga ngo kandi yahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Ntabwo nza kuvuga byinshi, turi kumwe n'abandi. Munyemerere dusome icyanditswe, hanyuma Fanny aradufasha gusenga. Reka nanjye nsome Yobu 14:7. Erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka, kandi kikajya kigira amashami y'ibitondome. Nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Ariko reka dushake tugarukire ku 9. Iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Amen. Wasenga kugira ngo dukomeze. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye kudutoranyirije muri uyu mwanya kugira ngo tubashe kuganira ijambo ryawe. Haleluya.
izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Turanezerewe mu mitima yacu kubw'ubuntu bwawe n'ibambe watugiriye. Twemerere rero aka kanya ubanze wese imitima yacu, wese imitima y'abadukurikiye, kugira tubashe kumva ijambo ryawe, turyumvire, turisobanukirwe mu izina rya Yesu. Muri uyu mwanya turi kuri kamera, turasenze duteguye imitima y'abantu bawe kugira ngo imitima yose yitegure kumva ijambo ryawe. Imbaraga zawe niziganze, ubwiza bwawe nibutumurikire mu izina rya Yesu. Mucyo wawe numurike, reka buri wese waba utagifite ibyiringiro, reka yongere yiyumvemo ibyiringiro, reka haboneke ibyiringiro bishya, wongere uvugane na buri wese mu izina rya Yesu. Komeza kudushyigikira, izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru mu izina rya Kristo umwami wacu, amen. Murakoze cyane Fanny, kandi nk'uko nari mbivuze ni iri jambo tugiye kuganira. Ese Fanny na Pastor Nyirashimiyimana Rachel, nk'uko turi hano turi imbere y'iteraniro ridukurikiranye muri uyu mwanya, umuntu wese udukurikiranye, ijambo ryitwa ibyiringiro iyo rivuzwe bavuga ngo haracyariho ibyiringiro. Ibyiringiro si ikintu kigaragara ngo uteruye uzane utereke hano, ni ikintu kitagaragara kiri mu muntu imbere, kuko hari abantu bafite ibyiringiro, hari n'abandi badafite ibyiringiro, kandi hari ingaruka z'abafite ibyiringiro, hari n'ingaruka z'abataye ibyiringiro. Zishobora kuba mbi iyo wataye ibyiringiro, zishobora kuba nziza iyo ufite ibyiringiro. Ni iki mwavuga muri uyu mwanya ku byiringiro? Kwibuka ibyiringirwa muri iyi sari byinshi. Bibiliya iravuga ngo twemererwa byose, ariko siko byose bitugirira umumaro. Hari abantu biringiye ibintu bitari ngombwa n'uyu mwanya badukurikiye, nyamara ibyiringiro byabo atari ibyiringiro bizima. Ibyiringiro byiza ntibitadukoza isoni, ariko hari n'ibindi byiringiro bikoza isoni. Urabivuga iki? Ibyo byiringiro bikoze isoni ni iby'isi, ni ibyo mu isi, nk'uko Dawidi yabivuzeho ngo bamwe biringira amagare n'amafarashi, ariko twebwe twiringira Imana yacu. Umuntu ufite ibyiringiro nyabyo, ibyiringiro nyakuri, ni ibituruka kuri Kristo, ni ibyiringiro bibumbiye kuri Kristo, akiringira ko abakristo twiringira ko tuzagera mu ijuru. Ibyo byiringiro ni byiza n'ibikoze isoni. Ibyiringiro by'uko tuzagirirwa neza n'Imana, ntabwo ibyo byiringiro bikoze isoni, ni ibyiringiro byiza. Ibyiringiro by'uko twakijijwe rero ntabwo bikoze isoni, niko Pawulo yavuze. Rero nubwo ibyiringirwa ari byinshi, uyu munsi turagira ngo tuvuge ku byiringiro byo kuri Kristo Yesu, byo muri Kristo Yesu. Ni ibihe byiringiro umukristo akwiriye kugira? Amen. Amen. Mukristo akwiriye kwiringira iki? Ese koko dukwiriye kwiringira ibigaragara? Ese koko dukwiriye kwiringira iby'isi cyangwa twiringira iby'ijuru? Rero umuntu udukurikiye nakurikira iki kiganiro agenda arushaho gusobanukirwa. Amen. Arakoze cyane, arakoze, abivuze neza. Ibyiringiro bitadukoza isoni birahari. Kujya mu ijuru ntibikoze isoni, kuzatabarwa n'Imana tukabona ubuzima bwacu buhinduka ntibidukoze isoni. Ariko se hari n'ibindi bikoze isoni. Hari abantu bavuga ngo batangiye urugendo rwo kujya mu ijuru, ariko bakaba badafite amahame yo kujya mu ijuru. Kuko kugira ibyiringiro mu mutwe ni kimwe, ariko kugendera muri ayo mahame yahuye. Kuko umuntu ashobora kuvuga ngo ubu nonaha ngiye mu mujyi, ariko ntamenye inzira ijya mu mujyi, kuyoba kuba kwamaze kumufata. N'uyu munsi rero hari abantu bafite kwiyemeza ngo tuzajya mu ijuru, ariko amahame y'ijuru atari mu mitima yabo. Icya kabiri, hari abantu biringira kuzabona ubutabazi, ariko iyo nzira y'ubutabazi akaba ari inzira igaragaza ko bayobye. Ubwo icya mbere, hari abantu bashaka ko batabarwa ariko binyuze mu nzira mbi, kandi murazizi zirahari. Inzira mbi zirahari, kandi abadukurikiye batwumve neza, ntawe ducira urubanza, ariko inzira tubamo ziducira urubanza. Burya kenshi nyamunda kuvuga ngo ibyo dukora biradushinja. Niba ushobora gukora ikintu utagikorera ku mugaragaro, utagikorera mu ruhame, bisaba ko ugikorera mu bwije, icyo kintu urumva ari ikintu cyiza? Ntabwo ari cyiza, kuko icyiza cyose kijya ku mugaragaro. Birikunda kubivugira bavuga ngo ibikorerwa mu rwisho nubwo byakishwa igihe kizagera bigaragara, kandi ibikorerwa mu mucyo nabyo kuko ari byiza biragaragara nyine. Ibyiringirwa rero ni byinshi, ariko nk'uko bivuze, ibyo kwiringira ni kimwe, ni Kristo Yesu. Navuga ku bintu nka bitatu.
muri uyu mubiri abantu benshi bakunda kuwiringira. Fani urabona turacyari bato, imyaka yanjye irenda kungana n'iyawe nubwo burutaho gato, kuko rega ndakuruta, urumva afite abana, afite n'umugore wamubonye, urumva wowe uracyari wenyine, sibateri sibasaza, uri bebe bakakana ushavuze neza. Ubu urabyumva, uyu mubiri hari gudushuka tukawirinda, ukumva umuntu ugezweho, ukumva umuntu w'igitangaza, uri sinikora, ni don't touch, ngewe ndimudakorwaho. Nyamara uruhande rumwe iyo bireba ubona ari byiza, ariko umubiri urahinduka. Fani, uyu mubiri urahinduka, nigeze mbona uhinduka umuntu cyane. Utari wahinduka arawiringira, ariko umubiri si uwo kwiringira. Ntabwo ari uwo kwiringirwa cyane ko uzanabora umubiri, uyu uzabora, ntabwo ari uwo kwiringirwa. Icya kabiri, nabonye abantu biringira ubutunzi, faranga ririmo, amazu, imirima, abantu bakirata ubwenge, bakirata ubuhanga. Ngewe nize masters, ngewe nize muri PhD ibunyanaka, ngewe nize mu bihugu by'ibunyanaka, akirata ubwenge, akavuga icyongereza cyinshi, ubufaransa rwinshi. Hari n'abantu basigaye bavuga ngo ngewe sinzi ikinyarwanda kandi avukira mu Rwanda. Noneho mu Rwanda pani Kigali, Nyakariro, rero Nyakariro ni hafi, ntuze Gikongoro Shiri, Gikongoro muri Shiri, mu mabarira ba Gikongoro nawe ndutse, kera bahitaga iwabo w'abatebo, ariko uyu munsi ni wabo w'abanyabwenge, ibintu byarahindutse, ni wabo w'abahanga, ni wabo w'abakobwa beza. Waruze abakobwa beza babahe Gikongoro muri ntuze bahita abadukurikiye turabasuhuje, abari Gikongoro mutwumve neza, ni wabo abakobwa beza bahita, ariko neza kwibuka naza kwakubwira, haba abakobwa beza n'uyu munsi. Iyo ukunze umukobwa ukava ngo n'uwi Gikongoro, hari agace bavuga ngo aba abakobwa beza, have utavuga nabi. Abasore ndabarangiye muri uyu mwanya, umuntu wese ushaka umukobwa mwiza, ahari kera waba wabateye, uyu munsi ni waba abakobwa beza. Amen. Mbibutsa ko ibyo si byo kwiringirwa tuvuze, kuko ubwiza si byo kwiringirwa, n'ubutunzi si bwo kwiringirwa. Icyo akora kubugira ni byiza, no kuburi mwiza ni byiza. Fani mbonera kukubwira kuri mwiza, murakoze cyane, ariko ntibitume ujya kuza kwambara amababa. Hari abantu babwirwa ko ari beza bakambara amababa bagasa naho bateweho amababa, ibyo ntabwo ari byo. Uri mwiza, shimira Imana ikugize mwiza. Barabikubwiye, emera kuri mwiza, ariko icyubahiro kibi cyane kibi cy'Imana. Ibi byose turi kuvuga kubyiringira nibyo bibi, kumva ko ari icyo uri cyo, kumva ko ari uriwe, kumva ko hari abuziranye nabo. Hari abantu na n'uyu mwanya mboneraho kuvuga, bavuga ngo twebwe tuziranye na koloneli runaka, turi bene runaka kwa generali runaka. Kuba uruvuka kwa runaka ni byiza, ariko nabyo si byo kwirinda, kuko impamvu titire zose zigira aho zitangirira n'aho zirangirira. Muri iyi si nta kitarangira, nta ntebe n'imwe itagira ikiyitera, subiramo, nta ntera itagira ikiyitera, nta ntebe n'imwe itagira uyirwanya. Intebe yonyine y'icyubahiro itagira umuntu uyirwanya ngo ayitsinde ni intebe ya Kristo. Rero uwo waba uri we wese, icyo waba uri cyo cyose, wumve ngo aho uri hari abantu bahagukura, birashoboka. Saho kwiringirwa rero, ntabwo ari aho kwiza. Erega buriya numvishije cyane, utagira ngo narangaye, ndimo ndumva kandi nsangiye na bene data badukurikiye muri uyu mwanya. Amen. Nta ntebe itagira uyirwanya kandi ngo ayigere, kandi nta ntera itagira gitera. Bivuga ngo ahantu hitwa intera yose wagezeho, yego, hari icyayiteye. Yes. Bivuga ngo kandi iyo ntebe wicaye iyo ari yo yose, isa iyo ari yo yose wakiduka hari ikikuvanye. Yego. Kuko intebe yose irarwanya, usibye imwe, iya Kristo yonyine niyo itagigira gute, niyo itagirwanya. Muri iki kiganiro buriya iyo wicaye ku ntebe ari Kristo wayigushyizeho, arwana intambara yose yatuma iyo ntebe utayivaho, kuko wayicajweho na Kristo. Hari ibyiringiro byazamutse, Imana irabishimangira kwicaza kuri iyo ntebe. Yari Kristo rero wayikwicajeho, utarayijyanyweho n'ibyiringiro byo kwiringira umuntu. Yari Kristo
arwana intambara yo gukubita icyatuma iyo ntebe yivaho. Amen. Niba uzi neza yuko iyo ntebe wicayeho ari Kristo wayigushyizeho, komeza umwiringire, kuko wamwiringiye akayikwicazaho, azakubita ikintu cyose cyatuma wivaho. Buriya hari abantu benshi ibyo kwiringirwa twabivuzeho ni byinshi, ariko iyo wiringiye Kristo Yesu ko ari umwami ushoboye byose, ari umwami wagucira inzira, kandi izo nzira aciye Satani ntazirogoye, kuko ni Kristo ukubita ikintu cyose cyaza kwica inzira umwami aguciriye. Iyo wamwiringiye ukamwizera, n'ibyawe byose arabirinda yaguhaye, nta mwanzi ushobora kubite. Iyo ari we wiringiye, icyo aguhaye kikaba cyaravuye, kuko hari abantu Imana yo mu ijuru iha amasezerano ikakubwira ati nzakwicazanya n'abakomeye, nzaguha akazi, cyangwa nzaguha urubyaro mu rugero, kubera ko warubuze wenda umaze nk'imyaka ingahe utabyara. Ariko wacogora mu kwiringira Imana ukajya kumva yuko ati hariya hari umuntu umbwiye ati turyamane amakazi, mu rugero bansabye amafaranga kugira ngo mbone akazi, utanze ruswa, ukibwira yuko rya sezerano risoye, nyamara ntabwo riba risoye, kuko ntabwo uba wariringiye Imana kugeza ku musozo wawe. Waba uri umubyeyi Imana yarakubwiye ati nzaguha umwana, ukumva yuko Imana yaratinze, ukumva yuko wenda umugabo wenda atabyara, ukajya kwicira inzu ukajya kumushaka ahandi, ukamubona kandi ukaza gushima Imana yuko Imana yaguhaye urubyaro, nyamara ufite ahandi umukuye, ntabwo umukuye ku isezerano. Icyo gihe uba wishe isezerano, byanga byakunda, harimo n'Imana uhura nayo. Ariko iyo wiringiye Kristo Yesu, iby'Imana iguhaye irabirinda. Amen. Irabirinda ikabisigasira, n'umuntu wese akajya abona yuko byavuye kuri Kristo Yesu. Urakoze cyane, uvuze ikintu gikomeye Fanny. Buriya mama Pasiteri avuze ikintu gikomeye. Njyewe nzi umuntu umwe wabyaye abana 5. Umunsi umwe ahura n'umugabo, arambwira ati wa mugabo we niwe witwa Kanaka, ati niwe utuye Bunyana, katiye cyane. None se mu by'ukuri abana ufite bose n'abawe? Ati n'abanjye. Byabanje kugorana kugira ngo tubyare, ariko igihe gitoya hacenga imyaka 3 Imana iciye nzira turabyara. Ati umunsi utabaga 5. Ambwira ati rero mperutse kumva abantu baganira, kandi wari wicaye muri abo bantu yari umwe mu babyaranye n'umugore wawe, avuga ko uriya mugore bajya babyarana mu buryo bw'ibanga. Ndabyumva, ntugire ngo we ndaje gusenya urugo rwawe, tuzagenda ukoreshe iriya bahita ngo ni ADN y'amaraso. Ati okay, ibyo bintu nyamara uvuze ati ntabyo nzi, tugende nabo bwa mbere byumvishije. Ati nyamara wa mugabo wenda kuburiye, ati ugende ubirebe neza ubigenze. Umunsi umwe afata abana aragenda bajyana ku bigo bipima amaraso kugira ngo barebe ko amaraso ahuye. Afashe n'umugore aramutwaye, tiyamenya aho bagiye, arabanza arabimuhisha. Bagezeyo bafata amaraso y'umugore, bafata n'ay'umugabo n'ay'abana. Bagiye basanga muri 5 afitemo umwana umwe. Nakunze uwo mugabo, yaricaye arabireba, aravuga ngo aba bana kugira ngo babeho bafite igikomere, ndiyemeza mbafate kibazigere bamenya ko ndarisa. Ariko wa mugore warampemukiye. N'uyu witwa ko ari umwe mfite, ndamushimira Imana, ariko nawe kabone naho bigaragara ko amaraso atari ayanjye, reka mbarere. Uwo mugabo ari umukristo ku rwego rukomeye cyane. Ndakubabwira rero, dushobora kugira ibintu twiringira ariko bishobora kuduteza ingaruka. Donge tuze kumvikanisha neza ko inzira nziza y'ibyiringiro bizima idakoze isoni ni Kristo. Ko Kristo aratubwira ngo niba ari jye wiringiye, genda gutya, izere wirinde kugira ibindi wizereramo, untegereze kugeza ku munsi nzagukura muri iyo nzira ikugoye urimo. Ariko iyo ugerageje kuyikuramo, hari igihe usiga imitego. Ndagira ngo nkubwire, usibye kuriya mugabo ari yuzuye umwuka we, uriya mugore yaragiye kugendana abana 4 bose akabaho nabi. Abana bakagendana igikomere cyo kutagira base.
kuko byari bigoye kugira ngo azajye kubereka basi arababwira ati nuriya bari kumubaza ibibazo atari kuzashobora ariko uriya mugabo yemera kwikorera umutwaro wose ariko ndatekereza ko mu mutima we ashobora kuba nawe yaragiraga n'akabazo burya hari igihe rimwe na rimwe umuntu agira ibintu yihanganira ariko mu mutima afite ikimukomanga rero ndagira ngo mwene data dukurikiye dukomeze ikiganiro cyacu ibyiringirwa ni byinshi ariko inzira yiringirwa nyayo irimo igisubizo kirambye ni inzira ya Kristo Yesu. hari ijambo wavuze ngo utangaho urugero uvuga ngo hari abantu biringira ubutunzi bwabo ariko reka tuvuge kuri aka kantu ubutunzi bwose si umugisha ntabwo ubutunzi ari umugisha umugisha ni umwe wonyine dore impamvu ubutunzi atari umugisha ababifite abatunze kuko hari abantu batunze hari abantu batunze pe barahari hakuze ko hari abakire ba mbere ku isi barahari abo ngabo batwemereye batanga ubuhamya bw'ibyo bafite usanga nubwo babufite ariko batabubonamo umugisha kubera iki hari ababufite ariko badafitiyemo amahoro kuko ubutunzi bwose atari umugisha si ubwo kwiringirwa hari ababufite ariko usanga barira bafite umubabaro bafite umuruho bararushye afite imodoka aragendamo ariko ntabwo iyo modoka imuhaye amahoro ararushye afite umugabo ariko usanga umugabo atamuhaye iki amahoro hari umubyeyi umweruka kumamagara ari muri Canada ndamusuhuje amamagara arira arushye arambwira ngo mfite buri kintu cyose nta kintu na kimwe nguze narabyaye mfite urugo rwiza mfite umugabo mwiza mfite arambwira ngo mbese mfite ubushobozi mu bigaragara bifatika ariko ndaryama simbona ibitotsi maze igihe kingana n'amezi 6 nta bitotsi iyo ndyamye nkagerageza biranga nanyweye buri kintu cyose ngo ndebe ko nabona ibitotsi ndidoroga bihagije ariko n'abandi birangira ambwira ko amaze icyo gihe cyose nta bitotsi ntaki kandi mu bigaragara afite buri kintu cyose yifuza ariko usanga nubwo abifite nta Kristo afite kubera ko umugisha wa mbere ni Kristo umuntu ufite Kristo agira amahoro araruhuka umuntu wiringiye Kristo amubera ibyiringiro araruhuka ndamubwira nti rero riri muri Yeremiya 17:7 ngo ahirwa umuntu wizera Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro azavana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi ngo cyera imbuto zacyo ngo kabone n'aho izuba ryacana amapfa agatera ngo cyo gihora cyera kubera iki imizi icometse mu mugezi Kristo ni umugezi amen komeza iryo jambo Imana ishimwe cyane nsanga uyu muntu nta Kristo afite rero biravuze ngo ibintu wowe ubifite ni umugisha kuri wowe ariko kandi si umugisha wuzuye biba umugisha iyo birimo Kristo rero nta kindi kintu cyo kwiringira kuri iyi si nubwo wakwiringira twabonye abantu biringira umuntu ukiringira umuntu ukamwiringira pe ko ubona ko atagutenguha yakwisheje urukundo mushongo abakobwa twebwe turabibona mwebwe urwo rwego mwararurenze ariko ngereka ngo mbubaho ubwo buhamya hari igihe umusore aza akakubwira ati mayisikiti ati mutima kinyomorobombo n'ibindi akakwita amazina hari n'abandi basaba ngo uri ikiboga uri ikidobo uri ikibwisha uri ikinyanya uri sinzi uko bajya babifata barabivuga wa ijoro amanywa akavuga nturyame ntusinzire dore ikintu ijya kimbabaza ukomeze ni ukurara umuhingira kuva saa 8 z'igitondo saa 9 abandi bacubiye wowe ukaba uri guhinga kuri WhatsApp uri muraca saa 10 z'igitondo inkoko ikabira saa 11 ukamugeraho ukajya mu kazi amaso yatukuye arimo arakurya bisoza arimo arakubwira ko atazagutenguha ari kukubwira ko umwizerwa sinzaguhemukira ndagukunda ngira gute ariko finali mukahemukira kazajya kubona wa muhungu wiringiye yavugaga 3 ku munsi atangiye kuvuga rimwe rya rimwe naryo rikagira gute rikava ejo ukabona sohoye save the date y'iki y'undi mukobwa
ukibaza ko uyu muntu yanyijeje ko atazamemukira bigenze bi rero abantu ntabwo ari abo kwiringirwa niyo ataguhemukira kandi umuntu arapfa bibiri iravuga ngo umuntu si uwo kwizerwa uwiringira umwana w'umuntu avuye ariko Fani kuri icyo kintu urivuze ahantu ushimiye abana barya niba ari ikintu kigora ni ukwizera umwana w'umuntu kwizera umwana w'umuntu kandi ikintu kibabaza uburyo bisoza bigusigira hari bamwe biyahura akavuga ati no kubaho ntibishoboka ntabwo bishoboka hari n'ababa barariwe ibyabo akakurya akaguhekenya ugatora akazi ufite ukajya ukora umuhereza hari abakobwa bubakiye abasore amazu abo bakobwa ntibayataha uzi ko ibi biriho hari abakobwa baguriye abasore amamodoka ntibayagendamo agendwamo n'abandi bakobwa hari abantu bavunikira abandi bisoza batagiye komeje urugendo basigarana niba hari umuntu hari n'abasore nabo bavunikiye abakobwa gutyo ariko shero uzi ko ikintu uvuze cyumvikana nigeze mganira n'umusore mu buryo yarihiye umukobwa kaminuza bisoza umukobwa amubwira ati mva rero warakoze kundira nzagushimira mbonye undi burya warabikoze ariko mu mutima kandi umukobwa yarakubwiraga ati rwose ndagukunda 100% ukajya abakobwa barahemuka cyane burya n'abakobwa barahemuka umuntu wese yahemuka reka tuvuge ko aka kantu sinzi wenda kuba umaze kubona umusore ahanini iyo yagukunze agutakaza hirya akaza akakubwira ati ndagukunda buriya ni bake cyane bakunda guhemuka abasore ariko umukobwa akubwira ko agukunda afite nk'abandi 3 bandi nawe yabwiye kakunda ako umukobwa barimo akazagira igihe cyo kuvuga ngo ndatoranyamo uyu ni bya bindi kandi bose baramutakaje nk'imbaraga abakobwa nabo bariho abadukurikiye kuri duhumurizanye hari abantu bafite ibikomere ubona hari abantu bashize nuko n'ibintu uvuga ubu hari abahungu bashize bashobora kuguhamagara bakavuga ngo mama pasite ibintu uvuze twarashize twarahwereye komeza ntaza guca mu ijambo ariko rero naho umuntu yaguhemukira uwo muntu ujya umugira uwa mbere Kristo wenyine aba ari kubanza kwiringira naho yaguhemukira naho wakumva ngo umuntu mwari mufitanye gahunda mwari mufitanye uburyo mwapanganye ibintu muzabigenza ukabona umuntu ku munota wa nyuma araguhemukiye jya ubanza winjize Kristo muri waba ari we wiringira kuko niwiringira Kristo ntabwo uzanyeganyega ngo wumve ngo wahungabanye wumve wakiyahura kubera umuntu ko yaguhemukiye wumve wakigirira nabi kubera umuntu kuko Kristo ari we wabanje muri wowe akaba ari we ugira uwande azagukomeza umuntu upfa umuntu muryamana none ejo ukumva ngo bayapfuye ntagatume wiyahura ntagatume widoroga wowe banza Kristo muri wowe umwinjizemo umuntu azaza uwari uwa kabiri kuko nibigenda gutyo uziringira Kristo aguha imbaraga zo gukomera muri icyo gikomera aguteje niwe uzaguha imbaraga akoze cyane tekereza twasomye ijambo rivuga ngo haracyariho ibyiringiro naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka ariko Fani uzi ko hari ibiti byatemwe cyane rwose birahari ubu hari ibiti byatemwe biratemwa ubu wagize umukobwa watemwe ntahari tuvuze n'umusore watemwe nawe arahari erega hari n'abagabo batemwe buriya n'abagabo banatemwa nabi buriya abagabo bariwe n'abagore uzi kuribwa n'umugore utari uwawe nabo barahari hari abagore bakenyereye hano hanze kurya akakurya karya n'iby'abana karya bakenyeye abantu bakwise inkweto zo kurya abagabo umugabo akaribwa agasigara nta rwara rwo kwishima uwo muntu rero nubwo atemwe ariwe ubigizemo uruhare kuko hari igihe dutemwa tukarira uburyo twatemwemo ariko ujya ureba ko uburyo watemwemo utabigizemo uruhare Yobu wabivuze yashigutse atakaje icyubahiro atakaza ibintu atakaza abana apfusha byose nta ruhare abigizemo
imana yemeye ko bibaho ngo ariko ari kwandika iki gice cya 14 n'umurongo wa 7 n'uwa 8 ngo inshuti zari zisigaye zimubwira ngo ariko yo ibi si ibyaha wakoze bitumye uba muri ubu buzima. Ese imana yakica biriya ikakwambura byose nta cyaha wakoze? banamukoreye amasengesho y'iminsi 7 bamuhugura. Imana izaturinda mu masengesho. baramubwira ati ubundi yo ni gute ibi ngibi bigomba kukubaho utarakoze ibyaha? ngo umunsi wa mbere urarangira, uwa kabiri itatu irashira iminsi 7 irarangira. Biyije baramubwira ngo noneho rero wibuke ko mbere umugore we niwe wa mbere waje, aramubwira ngo mugabo wanjye nagukundaga, ariko ihakana Imana nurangiza ugire gute wipfire. Umugore yari umugome, abanza ahakana Imana, mu yandi magambo arimbuka umugore aramubwira ngo ngwirimbure upfe birangiye nta kintu maze utazanabona n'iryo juru waririmbye utazaribona. aramubwira ngo ubaye umwe mu bagore b'iki b'abapfa. izi nshuti ziwe bayiriye zari bande, baraza baramubwira ngo ubundi Imana si wayigomeye? tubwire ni wayigomeye? ibi byakubaho gute? ariko iyo usomye mu bice 26 ku murongo wa 5 n'uwa 6 haravuga ngo sinabemerera ngo muvuze ibitunganye. niyo wabasubiza arababwira ngo kugeza ubwo sinzikuraho kuba inyangamugayo, gukiranuka kwanjye ndagukomeje. mu yandi magambo ibyiringiro byanjye biracyari kuri Kristo. nta wundi muntu niringiye uretse Kristo wenyine. Mana ishimwe. ariko Fani, iri jambo haracyariho ibyiringiro. tubonere kubwira abantu ko umunsi umuntu abuze ibyiringiro arapfa cyane rwose. burya wabura ibintu abantu ukababura, ukabura akazi, ukabura umusore, ukabura umukobwa, ukabura umugabo, ukabura umugore, ariko sigarana ibyiringiro. kuko iyo wibuze mu byiringiro urapfa. erega tujye twemera ko niba hari ibyo tutari twabona ariko dufite ibyiringiro byo kuzabibona. erega Fani, uracyari umukobwa. ubu uyu munsi utaye ibyiringiro abagutwara ku mugoroba inkoko ihene zihebeba, inyoni ziguguza za nimugoroba, n'ibikeri burya bivuga nijoro, bakagenda bagunyuza ahantu hatemewe. si ukuki bagutwara bakunyuza ahantu hatemewe? warabanye n'Imana. umukobwa watakaje ibyiringiro ariyandarika n'abandi, namenya kwihesha agaciro kuko nawe ubwe ntakaba afite. kandi agaciro gakuru ni Kristo. umuntu ufite ibyiringiro rero, hari umwanditsi umwe wabivuze Habakuki, aravuga ngo nzahagarara ku munara maze numva icyo azasubiza kubw'icyo namuganye. kandi arongera arandika aravuga ngo naho imiti y'imitato inzabibu ntizere imbuto ngo bagahingira ubusa imyelayo, ngo n'amashyo agashira mu biraro. nta cyatuma ntiyiringire izina ry'Uwiteka. urashaka kandi ese ariko hari umuntu wigeze atakaza ibyiringiro? umunsi umwe nari ndi hano mu materaniro, ntabwo nzabyibagirwa, ngira ngo twari kumwe mu iteraniro. hari ukuntu twakira abashyitsi, Imana ikankora ku maso, mbona umwana w'umukobwa yari yicaye mu nguni hafi hano. ndamubwira nti wowe umva uko Imana ivuganye nanjye. irambwiye ngo saa 12 za nimugoroba wapanganye na gahunda n'umusore, umaze hafi ukwezi ugura ibintu, uje kubaza Imana uburyo uri bugendemo, iraguhakaniye. arambwira ati, ndamubaza uri bugende saa 12? ati yego. niyo gahunda mwahananye n'umusore? ati yego. Imana iravuze rero ngo ibyo waje kwibaza ntikwemerera. yararenze aragenda. uzi warning yari yamuhaye, numara amezi 2 azagusigira indani, uzamenya aho yaciye, uzamenya aho yabize. yaramutaye, yaje kuza kumbwira amatama arabizi, aza kumbwira ngo pastor, naje kugenda nanga kumvira ijwi ry'Imana, ndagenda mbana n'uwo musore, none yasigiye inda. uku n'ukwezi kwa 4 maze. yaragiye mu mezi 2 nk'uko abivuze, yaragiye. ibaze kumva ijwi ry'Imana nturyiringire, ariko ukiringira amagambo waguye n'umwana w'umuntu. kandi abantu benshi mwiringiye ibyo abantu bababwiye kuruta ibyavuzwe n'Imana. yego, ugasanga umuntu arabyiringiye, baba baravuze ngo nazashaka kumva ko atazashaka, baba baravuze abantu baba baravuze ngo nagazabyara akumva ko atazabyara.
akabyakira abantu bavuga ko ari umusazi akagenda nk'uw'amasazi kandi Imana yamubwiye ko ari musazi kandi hejuru y'ibyo abantu bavuze hari n'ibindi Imana yavuze Imana yavuze ariko Fani ndashaka ujye muri uwo mwuka aho nyine aho ngaho gute umuntu ambwira ibintu akaba ari byo mpa agaciro kurenza iby'Imana yavuze. Imana irakubwiye ngo mwana wawe nzakugirira neza iryo jambo uraritakaje ugiye kugendera shangazi yavuze ngo muvumiye ku gahe utese uri muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya nta mpamvu yo kugira ngo ukomeze uha agaciro ibyo ngibyo abantu bavuze. Iringire Uwiteka, iringire Kristo. Usomera mu mubwiriza igice cya 9 umurongo wa 4 n'umurongo wa 5 wumva ukuntu abivuga. Umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 4 n'umurongo wa 5 tujye mu byandike kugira ngo ahari aba bantu tuze kubafasha neza, tuze kubafasha kugira ngo ahari igice cya 9 ku murongo wa 5. Umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 5 hansomere Fani. Havuze ngo iki? Umurongo wa 5 haranditse ngo abazima yego bazi ko bazapfa ariko abapfuye bo ntacyo bakizi kandi nta ngororano bakizeye kuko batakibukwa. Reka dusubire mu izina rya Yesu. Amen. Abazima bazi ko bazapfa ariko abapfuye bo ntacyo bazi kandi nta ngororano bakizeye kuko batakibukwa. Noneho urebe icyo ngendereye kuvuga. Abantu baryamanye iby'abapfuye ngo basize bavuze ngo bashangazi ngo bavuze ngo ko badutambye ngo bavuze ko ngo basogokuru ngo turebe nibi ukajya ubika ibintu byavuzwe n'abapfuye akaba ari byo wizera kuruta ijambo ry'Imana iriho itarapfuye. Ni ikibazo. Uyu mwanya ni ukuri tekereza kujya mu bapfumu bakahamagara basekuruza batakiri ukizera iry'ijambo ry'abapfumu bashika abapfuye ngo rero ngo abapfumu ngo bavuze ko nzashaka bigoranye ngo abakurambere urumva abantu bagera bizera iby'abakurambere bizera iby'abapfuye bizera ariko kwizera Imana iriho ivuga no kwizera wowe ubwawe uriho ugasanga byananiranye. Bibiliya iratubwiye ngo abazima bazi ko bazapfa. Ibyo turabizi ko umuntu wese uri ari muzima azapfa ariko abapfuye bo ntacyo bakigize ute ni gute umuntu ashakira ibizima mu bapfuye? Ni ikibazo. Gutujya abapfumu ntibakoresha ibizima baravuga ngo turaguhamagarira abakurambere. Uza abakurambere ni abapfuye bose ngo ese ngo basogokuruza ngo nabanyagokuruza ngo uyu muntu uje gushaka intsinzi urumva ko urashakira ibizima mu bapfuye kandi barabyizera cyane kuruta kwizera ijambo ry'Imana. Ibaze wanze kwizera ko Imana izaguha urubyaro ugiye kurushakira mu bapfumu. Wanze kwizera ko Imana yaguha ubutunzi ugiye kurushakira mu bapfumu. Wanze kwizera ko Imana yakubakira ibyasenyutse ugiye kubishakira mu bapfumu. Mwibutse uyu munsi dufite abagabo buzuye muri Kigali no hirya ya Kigali ndetse no n'inyuma y'igihugu cy'u Rwanda bagenda bakenyereye ku bintu runaka ngo inzara z'inkoko ngamashaba izo ndushyi bakenyereye ku nzara z'ibisiga ngo utuntu bashyira mu ikofi amababa. Ibaze umugabo ufite ubwenge akagendana amababa n'inzara z'inyuma ngo bamuvumburiye ivumbi sinzi ari ivumbi ivu ukagenda n'ivu ry'amakara. hari umugore nzi twari duturanye kera bigeze babwira ngo ari gushaka kugira ngo urugo rwe abe ari uruyobora umugore aruyobore kubera ko umugabo nyine wenda yari afite ukuntu ateye wenda batoroherana. Noneho umugore baramushuka ati we shaka amafaranga uzagenda ibunyanaka bazaguha ibintu bituma umugabo yoroha agaca hasi noneho ukamuyobora ukajya ukora ibyo ushaka. Umugabo akaba umugore mbese umugabo akaba ari umugore umugabo akaba umugore.
ashaka amafaranga batwica ariko ashaka amafaranga ku buryo n'umwana atagiye ku ishuri kubera gushaka amafaranga yo kujya mu bapfumu kugira ngo bamuhe ibyoroshye umugabo noneho icyantangaje ndamuzi oya ntumuvuge oya nta mpamvu icyantangaje ni uko bamuhaye aho kugira ngo bamuhe ibituma wenda yoroha umugabo yoroha ahinduke nk'umugore bamuhaye ibituma umugabo ahubwo atubwenge nk'umusazi buryo ashobora no kujya n'umuhanda atambaye kubera ko baramuroze uko yatekerezaga ibyo bintu bari bumuhe ko ari buhinduke umugore wenda akajya mugatoza abana uteke amasahani koropa inzu amafaranga n'injura yajera niko yumvaga we gutekereza hano mu biganza ujya ujya ku kazi aba ari njye bahemba aba ari njye uyakontorora niwe niko yabitekerezaga ko ariko bari bumugenze ashiduka noneho bamuhaye ibimusarisha inshuti y'Imana ibyo bintu mureke twizere Kristo wenyine twizere Imana we kwizera abapfumu kuko mupfuma guhereza ibintu wibwira ngo ugiye gukora ibi nyamara aguhereje ibihita bimukuraho kwihekura nyamara bitari ngombwa erega mata abenshi basasiye abagabo bidasasiye ni ikibazo ahubwo Imana ishimwe yagutandukanije n'uwo mugore ubwo se ntibari gushiduka yaguhaye nawe ukanzanira oya muzi gutyo by'amateka nabiganiriye gutyo gusa birangirira gutyo by'amateka ko mama yakundaga kuduha ayo mateka ahubwo nkabana na muzi gutyo urega mwitonde mvuze ikintu gikomeye hari igihe umugore wawe ahura n'undi mugore mubi akamuteramo nk'uko utari umubi hari igihe umugabo wahura n'umugabo mubi akamuteramo undi nk'uko utari umubi akavuga ati se wari uzi ibishobora abagore cyangwa ibishobora abagabo ni muri ubu buryo ngewe nzi umuntu umwe uherutse kugenda aravuga ngo arashaka ibintu bituma aryamana n'umugore we ngo bakishima cyane aragenda baramwahiriye umugabo arakugendeye bamushakiye imiti yo kugira ngo yishimishe n'umugore we yewe arayinyoye amaze kuyinywa noneho si ugusara arasara noneho birenga igipimo atangira gushaka abakobwa n'abagore barenga nka 20 ku munsi kugira ngo yongere asubire kuri level yarari byasabye kujya kuvuza uwo muntu n'amasengesho menshi kubera iki yirukangiye kujya gushaka ibitari ngombwa Yesu ni isoko ifite imbaraga zo kwica umwuka wose utuma utishimana n'umuryango wawe reka kujya kuwushakira mu bitari ngombwa icyo mbabwira kirababaje muri iyi minsi biruzuye ingo ziri gusenyuka bitewe n'ibyo twagiyemo ingo ziri gusenyuka bitewe n'ibyo twahamagaye ndagira ngo mbabwire rero mwitondere ibyo mujyamo kuko hari ibyo muzacisha mugacisha n'ibitari byo gucishwa hari ibyo muzahirirwa mwitwa ngo murahabwa imiti mwahirirwe n'ibitahirwa navuga undi muntu umwe ni umukobwa aherutse kwirukanka araje amuhira ibyabaye umuntu umwe arakugendeye agiye Bugesera mu Bugesera murahazi aramanutse Jugujugu Sonatibe Kicukiro Centre Gahanga na Bugesera ageze umupfumu nduzi ko ari umupfumu biyise abaganga ngo ni ba gakondo n'abandi simvuze ko atari mwe abashobora kuvura neza ariko njya mbishidikanyaho kuko hari abitwikiriye gakondo ariko batwikiriye gakondo y'abadayimoni twumve ko hari abashobora kuvura koko ariko hari n'abandi bitwikiriye indi myuka iyo kuraguza no gupfumura no guterekera babyitirira ko ari abavuzi ariko atari byo arakugendeye aramubwira ati ushaka iki ati nshaka umugabo ndakuze ati uyu munsi ngiye kuguha imiti uyitware mu kiganza uyisige nurangiza kuyisiga urahura n'umusore uri buze kubushaka umukore mu kiganza arabizanye arabyisize agiye mu muhanda ahura n'umusore yumva ashaka akunze wenda yaramuzi amukoze mu kiganza umusore arakurikiye icyumweru kimwe urukundo rurashyushye cya kabiri barasabye cya gatatu barashyingiwe ubukwe bwarihuse nk'uko umupfumu yabivuze buraba ariko kugira ngo azabone umwana bimusaba gusubira Bugesera kujya kuri wa mupfumu aramubwira ngo kugira ngo ugire icyo ubona icyo ari cyo cyose uzajya ubanza ugureho umukobwa aragiye umwaka umwe wa kabiri arabyaye ntabyaye yabyaye akana kameze nk'abadayimoni akana karira k'akazimu akana kameze
ibivuka bivuye kwa satani nabyo biri ukwabyo, bigenda bimeze ukwabyo. Abadukurikiye muri uyu mwanya bashobora kuba bafite ayo makuru babivuga kundusha. Umukobwa nawe wari inshuti ye aragiye aramusanze ate se ko ubukwe bwawe bwihuse, ko ibintu byawe biri kwihuta muri iyi minsi, kwihutisha biri kuvayo. Ati reka da ibugesera hariyo umuntu Fani, buriya uko turi abahanuzi turi abakozi b'Imana, iyo uhanuriye umuntu ibintu bigasohora agenda avuga ati umuntu hariya. Niko n'abaraguzi iyo baragurishije bigacamo babwira abandi ati umuntu hariya, abarangirana. Buriya niyo mpamvu satani n'umuhakazi. Ibi bintu byitwa kubeshesha gupfumura ni ibintu byo kuvuga ngo reka mpakinga umwuka w'Imana, nawe wakoresha umwuka mubi. Uyu mwuka mubi rero ushobora kurondora, uyu mwuka mubi ushobora gukora abantu bakawiringira kandi atari uwo kwiringira. Cyane ko abantu biringiye ibyo ngibyo Imana n'ibikiri muri bo, bimura Imana bakimika satani. Dore rero isoza ry'ibyo bintu, umukobwa aramubwira ati umva rero turi buze kugutwara nawe mubona umusore. Erega Fani witonde, abakobwa murababaye nubwo wowe utarimo mubabaye. Ariko hariya kuri kamera batureba badukurikirana akubwira ati ndamwite 38 ati ndabura 7 ngira ngo ibintu bindangirane n'akana kukabona n'ikibazo. Hari uwigeze ambwira sinamuvuga, arambwira ati ngeze 43 yewe singitegereje amasezerano, ngiye gushaka umuntu ntera inda nibuze basi nzasazane n'umwana wanjye nzaje mureba mu ishusho y'umugabo. Ndamubwira ndi yewe Imana iracyatabara. Ati oya, ati kuva muri 18 mbwira ngo ntaye umugabo, none ngize 43. Abimbwiye nanjye numva icyo avuga uruhande rumwe, uyu muntu yarakubititse, ubona ko yababaye. ariko nta kubabara byatuma utakaza ibyiringiro ku Mana, kuko niyo tutashaka twajya mu ijuru. Yes. Niyo tutabyara twajya mu ijuru, kuko abantu bose siko bazabyara siko bazanashaka. Sinaka abakobwa bose bazana. Erega wibutse Yesu azaza abantu batari bashaka cyane, azaza amasezerano agihariye. N'uyu mwanya rega tuvuga Yesu yaza. N'ijambo rirabivuga riravuga ngo abatubanjirije barinze bapfa batarabona ibyasezeranijwe, ngo ariko kandi bari bagitumbiriye muri gakondo bakayibona nk'ibari hafi. Umuntu ufite ibyiringiro areba kuri gakondo cyane kurenza kureba ku by'isi. Muri iyi minsi ntibyoroshye, urakoze cyane. Hanyuma unyumve neza, ibi bintu wavuze birakomeye. Abagore bari kuganira ibiganiro bitari byo. Urumva uhuye n'umugore arakubwiye ati yewe rwose umugabo wanjye nari mwiciye, ariko hari n'abaganira akavuga ati nge byaratunganye. Umugabo asigaye akoropa, asigaye yoza amasahani, niyo mubwiye ngo cishwa arahacishwa, iyo mubwiye ngo sesera arasesera. Hari abo byahiriye ariko mu nzira mbi. Nyaboneka mu batubwiririze madamu. Urumva ko ari ko niyo byatunganye yari kukubwira ati ndagufasha papa wiri. Haboneka ibazi yuza kubingaburira. Ubu mbavuga n'ubutumwa. Reka byakunda se umugabo wagaburiwe nyuzwa hanakisha yabona imbaraga zo kuvuga Yesu. Yazibonye yaboho. Waruzi ko ariko bigenda, kuko Imana ndi yakihanganira igabura umugabo yariye ritari ryo kuri iyemeye kugukoresha n'inzatsi zaba zataye agaciro. Erega n'ijambo riravuga ngo tuzarya ibyica ariko nta kintu bizadutwara. Umutima urimo Kristo, umuntu ufite Kristo muri we, hari ibintu arya bitari iby'umumaro ariko ntihagire ikintu bimutwara. Uko niko kuri. Ayo makuru y'uwo mukobwa arangiye, undi rero bagiye haramurangira. Ntabwo yagiye yaraje kundeba, aje ndebye ndamuganiriza ndamubwira nti reka nkubwire, wizera Imana. Ati nizera Imana. Ntukigere na rimwe ugenda uzi ko atanyumviye. Ndamusengera Imana ivuga ibintu byiza kuri we. Aragenda ahuye nabo baramubwira ati uribuka ko gahunda ari kwa gatatu? Ati ndayibuka. Saa 10 za mu gitondo tugomba kuba twageze. Arabirarana umutima, aravuga ati numvire pasiteri, numvire bariya. Arara yumviye bariya abantu. Arabirarana, afasha agakapu ashyizemo amafaranga agombaga kwishyura ashyiramo twose. Dore ikintu gitangaje, isaa 7 z'ijoro, saa 10 zitari zagera, mu masaha agombaga kubyukamo reveye ya soni, marayika amaze kumusura amubwira ngo ugiye kurimbuka. Akanguka arira avuza induru ngo singenda. Umuntu bari bararanye ngo natese kujya
kubyuko numva uvuga mu nzozi ngo ntugenda ubundi ufite gahunda yo kujyayo. Arambwira ati hafi nari nayiraranye ariko ntabwo ngenda ubwo nyine ntabwo ngenda. Ahamagaye bagenzi be bagombaga kugenda ari bane. Tano ati byahindutse ibiki ati ntabwo tujya wa musazi we mbwa gusa itagira umutwe n'ikibuno gusa. Ati naho nyine uzanapfira bizarangirira. Bo baragenda. Ngubwire ko uyu munsi abo bagiye umwe yarashatse abandi babiri barasaze. Umve umwe aragiye kugira ngo ubwo yubatse ruzubakika. Bamwe bo banasaze barasaze bakuramo imyenda barirukanka kuko niba yarabahaye ibibagurukisha baraguruka barirukanka barasara bahinduka nk'abasore. Ibihembo bya Satani ni urupfu. Ndagira ngo rero nkubwire umukobwa imyaka yawe sinyizi sinkeneye no guhita nyimenya n'abari kuri kamera sinkeneye nako kuri muri uyu mwanya wo kudukurikirana kuri Duhumurizanye TV sinkeneye kumenya imyaka yawe. Ariko imyaka yose iyo waba ufite iyo ariyo yose igihe waba umaze icyo ari cyo cyose abakubenze n'abakubeshye abagutaye nabo mukiri kumwe ntakaba ari bo wiringira. Uziringira Imana kimwe mu bituma urubyiruko ruri gukora ibyaha. Ngo nzakujyana ku kwezi warahazi ngo nzakujyana ku nyanja azahiba kwaheruka ikivu cya muzehe cyari yawe aheruka Nyabaronga yambuka zi Kigali. Umuntu akakubeshya ibintu kugeza ugagucurika ugacura kugeza ubwo ibyiringiro byawe biva ku Mana ugasigara warahanze amaso ku muntu. Ngizi ingaruka ziri ari naho ibikomere byinshi byagiye biva. Ugasanga umuntu ari mu buzima yarababaye yarashaririwe nacyumva abantu uramubaza amakuru bitumeze iby'iki gihe ugasanga arimo arimyoza kubera iki yafashe ibyiringiro bye abikura ku Mana. Abantu bari kubabazwa n'ibyo biringiye. Ndagira ngo tuze kugana ku musozi dutanga inama. Amapasiteri uri hano umunsi hari abakobwa bagukurikiye bakeneye inama yawe mu nzira bari. Fani urahari uru rubyiruko umwanya hari urundi rubyiruko rugenzi rwawe kureba rwibaza niki cyakomeje Fani kugeza uyu munsi, niki cyamwubatse kugeza uyu munsi, niki gituma avuga Imana kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru atari yasubira inyuma nk'uko abandi basubiye inyuma. Niyihe nama muri gutanga kuko ni mwebwe nshaka ko muvuga kuko Yobu yaravuze ngo aracyariho ibyiringiro ariko ibyo byiringiro ntabwo ari ibya wenyine turabisangiye. Mwebwe murasangiza iki abandi babakurikiye muri uyu mwanya. Ndagira ngo nguhereho maze tuze gukorera kontribution kuri Mapasiteri. Murakoze cyane. Ikintu cyagiye kinkomeza ubwo ngiye kubaho urugero ngiye kwitangaho urugero. Ikintu cyankomeje ndumva naratangiye umuhamagaro mfite imyaka 16 uyu munsi mfite 24. Muri urwo rugendo rwose nakomejwe no kwizera Kristo kumwiringira. Nafashe ubuzima bwanjye mbushyira mu Mana. Nari ngira ubuntu bwo guhamagarwa nkiri muto nabiranyanduza naki mpita mfatiraho ndavuga ubu buzima bwanjye bwose reka mbushyire muri Kristo Yesu. Narabonye nta kindi kintu cyiza muri iyo myaka nanjye narashaririwe. Narashaririwe kuko narahamagawe imiryango iranyaga ndahamagarwa n'Imana kujyanye kuyikorera abantu bamvaho sigara ndi Nyakama. Mpita mvuga ubu rero nta handi wiriye guhungira uretse kuri Kristo. Ushobora kuba waragira ubuntu bwo kugira abagukunda bakwita abagukurikirana. Ibyo ngibyo byiguha kuba ari bo wakiringira. Inama nabagira rero ni ugufata ubuzima bwabo bakabushyira muri Kristo. Reka mbwira abakobwa bagenzi banjye nibafata ubuzima bwabo mushobora ngo ndi umukobwa ariko ibyiringiro byanjye nibiri kuri boyfriend wanjye ahubwo ibyiringiro byanjye reka mbishyire kuri Kristo kuko nubishyira kuri Kristo ntabwo uzigera uhungabana naho uwo muri kumwe yagutenguha naho uwo ngo muvukana yakwanga naho inshuti zakureka Kristo ntabwo azakureka. Imana ibahereze umugisha. Pastor wakongeraho iki ni inama ki watanga muri mwana? Murakoze cyane. Nanjye ntabwo njya kure ya Fani. Ibyiringiro iyo biri muri Kristo Yesu iyo ugeze mu bikomeye Imana iguha imbaraga kuko birashoboka ko wenda reka mvuge ku muryango bashakanye ntabwo ushobora gushakana n'umuntu muri paradizo bimeze neza ariko ntabwo ariko biba bizahura
ukumva ko hari n'igihe ushobora gushaka Imana yaravuze, Imana yarakubwiye. Hari abakunda gushaka Imana yarababwiye ati mu wawe rwose nguhaye umugabo mwiza, nguhaye umugore mwiza mbese, ariko uko Imana ibivuze siko bizatuma mutagira ibyo mupfa. Birashoboka ko Satani ashobora kuza, birashoboka. Ibyiringiro byawe rero ntubishyire kuvuga ngo Imana yampaye umugabo mwiza, Imana yampaye umugore mwiza. Birashoboka ko Satani ashobora kuza akazira. Mu gihe aje rero, inama naguha, shyira ibyiringiro byawe muri Kristo Yesu. Amen. Ubishyire muri Kristo Yesu, kuko nugumana n'Imana izaguha imbaraga zo kunesha, izaguha n'imbaraga n'ubwenge bwo kwitwara muri icyo kigeragezo. Kuko hari abantu benshi ushobora kuba suko abantu bose bari gukora amadivorce ari uko baba baranganye cyangwa se ari uko bangana, kuko hari na benshi dufite amakuru bakora divorce nyuma y'umwaka, nyuma y'imyaka 2, ukabona n'ubundi barakundana, barahamagarana, bongeye bagirana ubusabane kandi divorce zarabaye. Ni ukuvuga ngo bakoze divorce atari urwango, ahubwo Satani yarabateye, amaze kubatera habura umuntu n'umwe ushyira ibyiringiro bye kuri Kristo. Avuga ati ndabyitwaramo, Yesu n'imbaraga meze bite, biragenda bite. Ibyiringiro byawe iyo biri muri Kristo Yesu aguha imbaraga zo kwitwara mu kigeragezo kibonetse mu rugo. Amen. Agutiza imbaraga zo kwihanganira icyo kigeragezo. Ntibivemo kuba wavuga ngo ndica uwo twashakanye, uwo twabyaranye, uwo twambikanye impeta ndamwica. Oya, ahubwo Yesu agutiza imbaraga zo kwihangana, kuko muri Kristo Yesu aduha amahoro aho tutakaboneye amahoro. Iyo turi ibyiringiro byacu biri muri Yesu, Yesu aguhereza umunezero aho umunezero utakawuboneye. Iyo ibyiringiro byawe biri muri Kristo Yesu, Yesu aguha ibitotsi aho warura ahantu utari buze kubonera ibitotsi. Birashoboka. Kuko Kristo Yesu aguha ituze n'umunezero. Ahari amahane, hari umubabaro, hari ibigeragezo, Yesu ajya biturisha, nyamara bitagatuje, kubera Yesu uri muri wowe aguha umunezero udasanzwe. Rero icyo nababwira, dushyire ubuzima bwacu muri Kristo Yesu. Ibyiringiro byacu biri muri Yesu niwe uzaturwanira intambara zose tubonera muri ino si. Mwami Yesu abamugisha cyane. Urakoze cyane. Hari inama imwe ndashaka gutanga. Fani urubyiruko, twebwe reka tubare ko turi umuryango, ariko Fani mu bintu bibabaje muri iki gihe ni ukubona umwana w'umukobwa asaba umugabo afite abasore nka 5 aryamana nabo. Ni ikibazo. Ikibazo gikomeye. Uri ugiye imbere yiwe, wowe urashaka umugabo wa 6 se basi ufite 5, uko muhuye niko muryamana. Umwe ejo urahura na Karori muryamana, ejo uhure na Jacques muryamana, ejo uhure na Charire muryamana. Harya Charire niwe Karori, uhure na nundi nibagera kuri 5 ati mana nkeneye umugabo, urashaka wa 6. Ni ikibazo. Ikibazo gikomeye. Urabyumva neza? Umuhungu nawe ari aho ngaho yapfuye urwo rupfu ngo nawe ashaka umugore, ashaka wa 7 se. Ntabwo bibaho. Ari ibintu biriho biteye umutwe kuri hari ibintu yewe reka mbabwire, rimwe na rimwe iyo ngende hari igihe njya ngira amahane kuri kavana, ariko nkawe urabaza Imana umugore ufite 5 ushaka wa 6. Twumve iki kintu neza. Impamvu abantu bagera gupfa urwo rupfu, wigeze wigisha ku nyigisho uburyo abantu bapfa bahagaze. Upfuye gutyo mu bantu 6 barindwi, uracyashaka ngo Imana ngo isi irakongeza. Erura we uvuga ati Imana nyongeza, abantu ntibanyuze. Burya rero wa Mana we bano ntibajya banyura, nkeneye undi basi niwe yagerageza kubyuka. Aho ngaho ni nawe wihitiramo nyine uragenda ukiyongeza ukabura n'uwapfuye nawe akaza mu gapfira rimwe. Nibyo ngibyo kuko aho ngaho nta Imana ibiri, ntabwo Imana igishyigikira abantu nkawe. Tubonereho kubwira urubyiruko, niruze kuri Kristo, ni rukuri ibyiringiro aho rwayobeye. nibareke ibyo. Sigaye numva ngo musigaye ngo mujya gushaka ngo basabye avance. Ni avance siri salary. Ngo na avance wa None se ni siri salary ni namenye. Isobanura icyo kintu niwe mukuru ubwira abakobwa. Ni avance siri salary, na avance siri kwa.
bamenye nyine nuyitanga iyo avance baba bagusabye cyangwa se umusore akakubwira ngo ngwino usure nubanza urebe igitanda ryamaho banza urebe byose umenye ngo ingaruka z'icyo wakoze zizagukurikirana nubwo mwashakana mukabyarana ariko icyo kintu mwabanje gukora muhura n'ingaruka zacyo uko byagenda kose ingaruka ziraboneka ziragaragara ikintu cyose ukoze kigira ingaruka ngewe twumvikane sinemera avance siri saleri ku buzima bw'umuntu Fani tuzagaruka tubisobanure reka tuzabe ese avance siri saleri ku basore n'abakobwa biremewe ku mubiri erega ubundi umuntu afata avance ku mushahara wo muri banki kubera ko ariwo bica hanyuma avance ku mubiri w'umuntu ngo sinabana n'umuntu tutaryamanye ngo atumvishije ngo niba ari usanga n'abakobwa babifite tureke gufata ibi bintu ngo tubiharire abasore gusa hari umukobwa uherutse kumbwira ngo ariko Fani ngo nk'iyo wirirwa utwigisha ngo ntitukajye turyamana n'abantu tutarabana nabo ubwo turyamanye ngasanga ni ikirembo akajya kumuvuza ngo azajye kumuvuza cyangwa amusenye yasenze yagiye kuri Kristo ko Kristo atanga ubuzima n'ibyapfuye bizuka bene uwo ejo azanazana ngo reka tubanze tubyare ndebe kubyara nibyo ngo banze umbyarire banze menye kubyara tuzakora ubukwe twabyaye uzi ko nibyo babigira undi nawe ngo nukuri abasore barabuze ngo ndabyemera da ngo none se ntabyemera nzakura undi uzi ikibazo yashyize ibyiringiro muri uwo muntu kandi n'ubundi ashobora kubyizera gutyo ntibizanabe bigapfa tugiye gusenga ijambo ryatubwiye ngo haracyari iki ibyiringiro yuko igiti cyatemwe kikongera kigashira kandi hatemwe icyabaye komeza kandi hatemwe igiti cyabaye burya hatemwe igiti cyabaye igiti cyari kiriho nicyo gitemwe kandi igiti cyatemwe ni nacyo gishibuka ni nacyo cyongera kigashibuka ariko mushubu ngiye mu mashyamba menshi kuhasengera ngenze ngo butahe ariko nasanze ibitemwe byose atari ko bishibuka hari ibiti bishibuka hari n'ibyuma aribyo bita ibitsinsi cyangwa ibishyitsi igiti gishibuka gitandukanye n'igishyitsi ariko uyu munsi tugiye kubwira ibiti byatemwe ariko kandi bigomba kongera kugira ngo bushibuka bifite intego yo kongera gushibuka bigifite imizi bishobora kumva amazi y'umwuka ubundi amazi ni umwuka we bishobora buri mwanya kongera kumva ijambo bikongera bigashibuka byari biri mu kabari byaratemwe byari biri mu busambanyi twese tuvuga ariko byaratemwe ariko uyu mwanya bikongera bikongera bigashibuka bikavuga ngo nubwo najyaga ndyamana ariko kubwira ijambo reka nongere mfate icyemezo najyaga ndyamana na Kamariza ariko kubwira ijambo fashe icyemezo menye ko ibyiringiro byanjye nibishyira kuri Kristo muri Kristo haracyarimo abakobwa bazima haracyarimo abagabo bazima muri Kristo haracyarimo amahirwe haracyarimo ubundi buzima uyu mugabo wabivuze yaje kuba ngo nuko yubahirwa ubwa nyuma kuruta ubwa mbere tubonereho kubwira aba bantu bapfushije amahirwe ya mbere wakiriho n'amahirwe ya kabiri nibagumane ibyiringiro nibagume mu ijambo abantu nibongere bizere nibongere begere nibakura ibyiringiro byabo kubigaragara nibongere basenge nibaze bagabukira Uwiteka nibongere bapfukame bongere bahenda bongere bayibwire iracyatanga amahirwe cyangwa ngo ukuboko kwayo ntikwaheze ngananirwe gukora ntabwo kwapfuye binanirwe kumva ibyaha by'abantu nibyo bitumye bima amatwi bimya amaso abantu ntibave mu byaha nibongere bagaruke ibyiringiro biracyahari Imana iracyakora yagasini Imana iracyashoboye wowe wabuze urubyaro wifuza ko nujya mu bapfumu ariko abana bazaturuka mu biganza by'Imana iyahawe hano umwana nawe Imana yamuguha iyatanze umwana kwa Mukamanowa umwana yakongera ikamuguha yagutanze kwa Hana yakongera ikamumuha nawe Imana iracyabafite yaguhaye Sara
ibyo byituma utakaza ibyiringiro. no Shyira ibyiringiro byawe kuri Kristo. ngo uwo mwabanaga yarakwanze Ntabwo ibyo ngibyo ari tike yo kwiheba. Naza mu nzira. ngo amafaranga yaragiye ngo yarashize amafaranga se ni iki banka se mu ntizihari biganza by'Imana. beneri irahari irayabitse yari yayaguhaye iruhereza dore ingorane ni ukurira ibiryo Kimironko hariya mu Kimironko ku isoko hagikingura cyane rwose ibyo uririra birahari ahubwo reba ubitanga ninde iringira Imana. Bibiliya avuga ngo isi n'ibiyuzuye byose ni ibyayo. Iyi pfumba tuyikiganza ihaza kwifuza kw'abantu bayo. Reka tubwire abantu bongere bagarure imitima yabo. Reka tubwire abantu bongere barebe kuri Kristo. Yewe wagitiwe wari waratemwe wagitiwe wari ucyumvisha wari waraguye ariko uyu mwanya ukurikiye wari warasenyutse. Duhumurizanye TV iri jambo niryongere riguhe gutoha. haleluya Mana ishimwe niriguhe gutoha. Hari impamvu itumye ufunguriye cano, hari impamvu itumye ufunguriye iyi videwo kugira ngo wongere usubirane ibyiringiro. Ababyeyi babitakaje ntibabisubirane. Mana ishimwe ndagira ngo nkubwire uradukurikiranye muri uyu mwanya ntayizine ntabwo iyo ndwara ari iyo kukwica kugeza ubwo umuntu erega Yobu yabivuze arwaye yishimisha umubiri wose umubabaza wose aribwa yari yarabose ari aravuga ngo ariko uyu mubiri numara kubona nzareba nambaye undi mubiri umubiri kuba warwara si ikibazo, umubiri kuba wabora si ikibazo. Umuntu ufite ibyiringiro ahora azi neza ko na nyuma ya zera Imana ikora, nyuma ya zera Imana irakora, nyuma y'ubwo burwayi Imana irakora, nyuma y'ubwo bushomeri Imana irakora, nyuma y'ayo madeni Imana irakora, nyuma yo kwangwa n'imiryango Imana irakora. Ongera ugarukira Uwiteka, ongera uzamura ibyiringiro byawe. Erega fani njyabwira abantu Bibiliya iratubwira ngo mbonye yuko imibabaro y'iki idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzabaho ngo kuko n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Ndagira ngo mbwire umuntu udukurikiye nareke guheranwa n'imibabaro arimo, nareke guheranwa n'ibyamubayeho, nareke guheranwa n'intambara yahuye nazo, nareke guheranwa n'abamuvuyeho, nareke guheranwa n'ibyo yakorewe. Yohana yabivuze neza aravuga ngo uyu mubiri numara kubona aho niyo Yohana we wabivuga yaravuze ngo bakunda ubu turi abana b'Imana uko tuzaza ni kurereka. aravuga ngo icyo akora icyo tuzi ni kimwe, Yesu niyereka nawe kuko tuzamureba uko ari. aravuga ngo abafite ibyo byiringiro biboneze nk'uko abone. Ni iki gitumye abantu mwiyanduza? ibyiringiro byo biburi ibyiringiro ni iyihe mpamvu ibyiringiro bitaka? ariko jewe reka dusenge, tuzavuga ubutaha, nyemerere dusenge, reka dufate akanya dusenge, turirire abakobwa, turirire abasore, turirire abagore, turirire abagabo bataye ibyiringiro, turirire itorero ry'Imana, turirire igihugu cy'u Rwanda, turirire isi yose muri rusange, abari i Burayi n'abari hirya no hino badukurikiye muri uyu mwanya. Umuntu ashobora kuba umudiyasipora ariko mu mutima yarapfuye nta byiringiro afite. ubuzima budafite ibyiringiro buba bwarapfuye. Mwami Yesu turagushimiye, tuguhaye icyubahiro Jehova Shama, tuguhaye icyubahiro mwungeri w'intama. Ninde wazamura ibyiringiro byacu? Ninde twakubakiraho tugakomera? Ninde warura imitima irushye? Ninde wakiza iyi mitima ibabaye? Ninde wakiza iyi mitima ishavuye? Ninde wakiza iyi mitima yihebye? nta wundi atari wowe. Jambo ryawe ni rizima, jambo ryawe ni amazi atemba, jambo ryawe ni inkota, jambo ryawe ijambo ryawe. Bongeye kwinginga muri uyu mwanya, mwongere ugarura abantu mu mwanya wabo, bongere bakugarukire, bongere bahembushe mu buryo bw'umwuka, bongere bubakwe, bongere bagire imbaraga muri bo zo guhamya no guhamiriza
abatari bamenye Imana, abatari bizera, reka wongere ubyutse abaguye mwana, kugira ngo abantu bongere ubirehereze kuri wowe. Reka wumve ijwi ryacu, reka wumve ijwi rya Fani, reka wumve ijwi rya mama, reka wumve ijwi ryanjye, reka wumve. Yobu yaravuze ngo haracyari ibyiringiro, nta giti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Umwanditsi w'Abaroma igice cya 5 yarabivuze neza ku murongo wa 3, aravuga ngo ni ukuri. Ibi byavuzwe na Pawulo arabivuga, aravuga ngo bene ibyo byiringiro dufite ntibijya bikoze isoni. Yerekanaga ko hari ibindi byiringiro bikoze isoni. Aravuga ngo mu makuba yacu dukomeza twiringira Imana, mu bigeragezo bya buri munsi dukomeza kwiringira Imana, mu buzima butugoye dukomeje kwiringira Imana. Niko umwanditsi yabivuze ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ngo kandi ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo. Abantu bakigukomeje ubahembure, abantu bakigufashe, abantu bakikwikomeje wongere uhembure imitima yabo, bagwize imbaraga binjire mu masezerano. Urakoze ko uyu mwanya uduhaye umugisha, urakoze kutugiriye neza hamwe n'abadukurikiye muri uyu mwanya. Icyubahiro kikugarukire mu izina rya Kristo Yesu. Amen, 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 amen. Iyo abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni, wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni. Habwa ikuzo Mana yanjye kuko urabikwiriye, wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni. Habwa ikuzo Mana yanjye kuko urabikwiriye. Haleluya. Murakoze, mugire ibihe byiza, amahoro abe muri mwe. Amen. Amen.